ahantu hane ariko ndahavuga hose mu magambo make cyane. Ingoma ya cyambere umurongo wa 7 kugeza ku 12 hepfo ndasandi hanyuma ndaza kuganira. Tujane aravuga ngo mu ijoro ry'uwo munsi Imana ibonekera Salomo iramubwira iti nsaba icyo ushaka nkiguhe. Salomo asubiza Uwiteka ati wagiriye data Dawidi imbabazi nyinshi ngira umwami none Uwiteka Imana isezerano wasezeranije data Dawidi rikomezwe kuko umwiza umwami w'abantu bangana n'umukungugu w'isi ubwinshi. Rero none ndagusaba kumpa ubwenge n'ubuhanga kugira ngo ntabwo cyanje niyereka abantu. Ninde wabasha gucira imanza abantu bawe bangana batyo? Imana ibwira Salomo iti kuko ibyo ari byo biri mu mutima wa sabira ubutunzi cyangwa ibintu cyangwa icyubahiro cyangwa bakwanga ngo bapfe cyangwa kurama, ahubwo ukisabira ubwenge n'ubuhanga ngo umenye gucira abantu banjye imanza amwimikiye. Ubwenge n'ubuhanga urabihawe kandi nzaguha n'ubutunzi n'ibintu n'icyubahiro bitigeze kubonwa n'umwami n'umwe bakubanjirije, kandi no mu bazagukurikira ntawe uzagira ibihwanye n'ibyawe. Mu bami ba mbere igice cya 11 umurongo wa 1 kugeza ku 8 ariko simpagera hose. Salomo yabengutse abagore benshi b'abanyamahanga udashizemo umukobwa wa Farawo, abamowabukazi n'abamonikazi n'ababedomukazi n'abesidonikazi n'abahetikazi komoka mu mahanga. Uwiteka yabwiraga Isirayeli ati timukaje muri bo nabo muri mwe kuko zatuma bahindura imitima yanyu mugakurikira imana zabo. Salomo yifatanya nabo arehejwe n'ababengutse. Nehemiya mu gitabo cyiyo bice 17 turahaza arabamumpera ko ndababwira nti kimureba ko tumeze nabi. Aho rumwaje kwandikira abakorinto ba 2 ibice 10:17 abagira inama babwira ikintu bagomba gukora babwira ngo wahubwo wirata wazirata Uwiteka. Mwakira ijambo ry'Imana. Amen. Tugiye kuganira amagambo inge kuri yibanze umuntu yafata akarigumana nuko ngo n'ingaruka z'inyongera. Ingaruka z'inyongera nizo tugiye kuganiraho. Kwibukanya twaje twaravuze ngo izo duhatubwira natose no kwibukanya agisha dutegereje nta kindi keretse kwibukanya ayo magambo no kwegeraho umutima, wumva araho watendebukiwe, wumva araho utagiye kugenda warugiye kushaka kugenda ukundi kuntu ijambo ry'Imana ikakugaruka. Ariko amagambo y'Imana twarayumvise ku bwinshi, tuyazi ku bwinshi. Ikibazo reka rero tuganire ku ngaruka z'inyongera. Nazaga ndeba kenshi kareba ababyeyi b'abagore b'iwacu n'abandi habe n'abagabo iyo baguraga ibintu bimwe na bimwe, ariko niba ari nk'umunyu niba aguzwe uburyo bazaga bagera hasi yarangiza akamubwira ngo namwongere, agatora kandi gakeya akaminjagira hejuru, agatora namwongere akaminjagira hejuru, akanyurwa n'inyongera aho kunyurwa n'ibyo yiguriye. Kazagenda abandi ngo muze muja kwa ngo nyina nakasa cyangwa kana ngo azayongeza ngo muje ngo muzaza mugurira. Abantu bakunda inyongezo cyane kuruta ibyo umuntu yiguriye.
niko hari no kuntu turi mu gukunda inyongezo kuruta ibindi by'agaciro Imana yaduhaye. Ingaruka zayo nitayeho nizo zirangaje abantu, nizo zitumaze, aho kwita kuzo yaduhaye bifite agaciro. Inyongezo iratumaze. Inyongera idakoreshejwe neza irica, irarimbura, ijana mu kurimbuka, ikavana benshi mu gakiza. Umwami Salomo na Hezekiya bagize ikibazo cy'inyongera. Iyo batiramira baba bararimbutse nk'abandi bose, ariko bagirwa amahirwe bakiramira ku munota wa nyuma, baza gushirwa mu ntwari z'abizera. Ariko turaza kumva ukuntu babanje kuyoba cyane. Tureke kubwiriza, tureke no kwigisha, kuko navuze ngo hano turi bakuru. Iri ni itorero ry'abantu bakuze rwose. Tuganire nubwo ari ukubwiriza, ariko tuganire, tuje inama, kandi umuntu wese yumve ko ari umukoro wiwe kumva ko niba uko ahagaze inyongera yahawe hari ukuntu ayikoresha neza. Izi nyigisho uzihuje na generation dufite ubu ngubu bo gutera amabuye, ariko uzihuje n'ibyanditswe byera n'umuco wacu n'abandi, uzagira aho bikuvana aho bikugera. Kandi uzumvisha ugatekereza, ukagaragaza gutekereza ibihe twabayemo, ukabigeranya n'ibya none turi mwugu. Hari icyemezo ufata, wahindura icyerekezo ugafata ikindi cyerekezo, ukareka ibyo abantu babaga n'abajamo. Hari imigani bagatubwira tukiri batoya ngo ingendo y'undi iravuna, yasazi baza bazimira nzima. Inyongera iratumaze, ubutunzi bukomeye twari twaribitseho Imana yaduhaye. Agakiza n'umuco wacu bwari ubutunzi Imana yaduhaye. Ariko inyongera twagiye duhabwa none yamaze kuyifobya cyane, ifobya ibintu by'agaciro, ntabwo bikigira agaciro. Yesaya tugira inama azavuga mu gice cya mbere umurongo wa 18, akavuga ngo nimuze tuje inama, ngo ni Uwiteka avuga, ngo naho ibyaha byanyu byatukura nk'umuhemba, ngo birarunda umweru bisa na shelegi, ngo naho byatukura tukutuku byarahinduka nk'ubwoya bw'intama bwera. Ariko ngo nimwemera mukumvira, muzarya ibyiza byo mu gihugu. Nimwanga mukagoma, nk'inkota izabarya. Ngo kandi ako ni akanwa k'Uwiteka, niko kabivuze. Amen. Uwiteka icyo atubwira. Hano dusomye amagambo ya Salomo, duhereye gatoya haruguru ngo tubyumve. Dawidi ari we se, ngo kubera gukiranukira Imana cyane no kuyubaha, ngo ndetse no kuyiramya no kuyihimbaza. Imana ngo igere ubwo yirahira, iramubwira ngo imuha isezerano, iravuga ngo intebe y'ubwami ntizava mu rugo rwawe. Amen. Imana ishimwe. Haleluya. Intebe y'ubwami ntizava mu rugo rwawe, kuko wambereye inkoramutima. Umugabo umeze nk'uko umutima waje ushaka. Naje ndakugabiye. Haleluya. Amen. Ntawe uzokorera Imana ngo imwibagirwe. Kano kuri Imana ntibuze iziduha, tizishakisha nk'aba, tiziva muri Imana, izibona icyo ukoze ikakubwira ngo kubera ko ukoze icyo. Dawidi ngo akorera Imana mu gihe cye yabayeho, arangije imirimo ebyiri zitubwira ngo arasinzira, asanga abasekuruza. None aza gutsimburwa n'uwo mwana we w'isezerano witwaga Salomo.
ariko barakira umwana muto cyane nuko igihe kimwe yisanga ari imbere y'ikibazo gikomeye cy'ubuyobozi yahawe akiri muto mu bantu b'abanyabwenge bamusunze ubwenge b'abagabo bakuze imfura z'abayuda uwo mwana aratekereza aravuga atari ku mana wangiriye neza umpa ubwami mu cyimbo cya data ariko ndacyari muto none cyapa nkayibona mu nyisabe imana baramwumvise nk'ejo imuseruka iramubaza ngo yewe Salomo naho nsaba icyo ushaka nkiguhe haleluya amen kubera ko yari afite n'iyanzuri intention nziza yari afite izima ntiyazuyaje gusaba imana ahita yibwira ngo mana umva ubwenge nzabashe gucira ubwoko bwawe imanza zitabera kuko ngo yabonaga ubwo bwoko bumurusha ubwenge cyane kandi buyoborwa maze ngo uko gusaba ngo kugera ku mutima w'Imana Imana nuko gusaba kwa Salomo maze ngo imuha ubwo bwenge irangije ngo iza kumubwira ngo kubera ko utansabye kurama ntusabe ko watsinda abanzi bari bagize iminsi barwana na so ntusaba ubutunzi n'icyubahiro Imana iravuga ngo icyo wasabye ndakiguhaye uhanga washakaga ndabuguhaye kandi ngongere n'izo utasabye haleluya Imana ishimwe amen babye bikagera ku mutima w'Imana ngo ibasha cyane gukora ibisubizo dutekereza n'ibyo twibwira izi dukora ikaduheza n'ibindi nuko Salomo arakomera kandi ukabucira imanza zitabera nk'uko abagore babiri bariko bahambara umwana ariko inyongera yahawe iramusaza aba umusazi arahinduka Salomo ntiyashajijwe n'ubwenge Imana yamuhaye ariko inyongera yo kumuha kurama ikamuha kutagira intambara mu gihe cy'ingoma ye yose yabaye ku bwami ntiyigeze arwana intambara imuha ubutunzi n'icyubahiro ngo abamubanjirije n'abazaheruka batazagira izo nyongera Salomo nizo zamutandukanije n'Imana igihe kirekire ubutuzi bwinshi ibisazi arongora abagore 700 mutekereza abagore 700 ashiraho n'ishoreke 300 adashize umukobwa wa Farawo agira abagore 1,000 kubera inyongera ubutunzi n'icubahiro bwa bwenge yarafasabye inyongera zirabuja yisuka muri babandi twavuze bose amahanga yarabakikije arazana uko baje bakazana ibigirwamana by'iwabo iyo utamuhinduye araguhindura uko bagiye bazana ibigirwamana by'iwabo ngo cyo baramuhindura umutima we barawujana hano mugabo waganiriye n'Imana Imana ikamusezeranya ikimuha yamwimitse mu bwami bwa se ariko kubera inyongera bituma ahindukira yubabirwamana by'abagore bazanye ntawatinya no kuva ko yarigeze kugera naho abo umusataniste aba akora satani kubona yubamira ibigirwamana Salomo waganiriye n'Imana kubera inyongera n'igitangaza biza bivuga ngo yataza kwigarura mu zabukuru bwe ubwo yamenye ko ngo byose ari ubusa yanditse mu gitabo cy'umubwiriza cyiwe aravuga ngo ku biti 10:13
aravuga ngo iyi niyo ndunduro y'ijambo ngo byose byarumvishwe ngo wubahe Imana kandi ukomeza amategeko yayo ari byo bikwiriye umuntu wese. Imana izazana umurimo wose mu manza n'igishwe cyose ngo ari icyiza cyangwa ikibi. Adatekereza gutyo bwa nyuma ngo yandike ayo magambo yaragiye gusoza nabi. Asanga kugira ubwo butunzi, kugira abo bagore, kugira icyubahiro yari afite, ngo aravuga ngo byose ni ubusa, ngo ni nko kwiruka inyuma. Aravuga ngo ubaha Imana gusa zarumvishwe n'ukubaha Imana uko akurikiza amategeko yayo. Imikurire y'umuntu mu by'umwuka aricyo twabigeranyeho mu bisanzwe mu buzima bwa bisi yose. Abahanga mu myubakire ngo baratekereje ngo baje kubaka inzu z'ama-etaje, aratekereza basanga mu myigire yabo basanga hari abantu benshi kuri abantu benshi n'abasazi n'abandi ni indangare. Izamuka baza bagenda bashiraho ibintu muza mubibona by'amagare de fu ngo birinde abasazi, birinde indangare. Abashobora kugira muzunga bahaye bagira amatsiko yo kureba iyo bavuye hasi iyo ngiyo, baza bagenda bashiraho ibintu bibatangira kuko abenshi ni indangare, abandi baza basa n'abasazijwe n'inyongere z'ibyo bahawe. No mu buzima bwa gikirisitu iyo utagiye ushyiraho ibikingiriza ubugingo wasanga ugeze aharimbuka. Ni ukuri biragoye cyane kuko inzira tunyuramo y'agakiza fashe inzira tunyuramo y'agakiza izinyura uruhande rw'impavu ndende, uruhande rw'imanga ziteye ubwoba wagwamo ntuzagaruke. Bisaba kunyura muri iyo nzira izamuka cyane utarangaye, udakebaguza, ufite amaso abona, ufite umutima utekereza, ufite kwihana vuba. Haleluya, amen. Ufite umutima unezeza Imana n'abantu, ufite umutima ufite ubuzima bufite intego. Hari umugabo mu gitabo cy'umugenzi ngo ni mukirisitu yageze kuri uwo musozi ngo arawitegereza ngo araririmba. Aravuga ngo rego uyu musozi nubwo ari muremure kandi utera cyane, bashaka kuzamuka ngo kuko izi nzira zindi zose ziri iruhande ngo nubwo zoroshe zigitangira ngo ariko amaherezo yazo ngo zijana kurimbuka. Uko ni ukuri. Ati none reka nzamuka umusozi nubwo uruhije. Mu gitabo cy'umugenzi kiza kiva ngo ageze ugakambakamba nk'umwana kubera guterera ku musozi, ndetse ngo ugeze hagati awusinziriraho, ndetse ngo ahata n'umuzingo w'igitabo. N'ibindi byose byatugeza aho hantu, ariko iza nuko yagiye yisubira agasura akamanuka agasura ibyo yari yasize. Bene data, twirinde ubusazi bw'iyi si no kurangazwa n'ibirimo. Izo dukingisha akaga twahura nako mu buzima bwo gukura mu by'umwuka birahari. Twarabihawe, turabifite, ijambo ry'Imana turarigendana, turarisoma. Ni ugukomeza agakiza twaheshejwe no kwizera Yesu Kristu. Iyo ni garde fu y'ubugingo, yo kurinda ubugingo bwacu. Tukagenda twubaha Imana iminsi yose uko bishoboka kose. Kwezwa n'amaraso ya Yesu, uko ducumuye ukavuga ngo mwami wanje nije wazize. Haleluya, amen. Abantu benshi bazavuga ngo Yesu ngo ari mu gashamba ka Getsemani ngo agira ubwoba ngo urupfu imbere ye,
Yesu ntiyagize ubwoba bw'urupfu. Izo mbi bavanyemo ntiyari gushobora gutinya urupfu kuko yari azi ko azarunesha, yari aruzi kandi imbaraga zirusumba. Ariko yahagiriye umubabaro uteye ubwoba watumye aturika imitsi ye ikavanga n'izuya agahenuka amaraso. Naho ahandi bazavuga ngo yaravuze ngo umwami ngo data niba bishoboka ngo uneze iki gikombe, ngo atinyaga urupfu. Ntabwo ari byo. Oya. Yesu jambo wahozeho, umwana w'Imana isumba byose. Yari kwareba ibyaha by'abari mu isi bose. Wera utarigeze kumenya icyaha n'umunsi n'umwe ngo agirwe icyaha kugira ngo njyewe nawe dukizwe. Niho yavuze ati nta kundi nabakiza mwami data wanjye, nta kindi nakoresha ntikoreza biduka icyaha ntarakoze icyaha. Ariko aravuga ngo kubera ko ngomba gucungura bariya bantu, kuko ushaka data ngo bikushaka. Umubabaro yagize no kugirwa icyaha atarigeze amenya icyaha. Ariko urupfu ntirwari kubwira atinya urupfu ntiyari kuducunga. Ariko ari kurunesha ngo arwirate hejuru. Yatinye kwikorera ibyaha utaramenya icyaha agirwa icyaha kubwo kugushaka njyewe. Twakomeza kugenda ibidushigikiza muri uru rugendo, amagara defu yacu mu buzima bwacu, ibirinda ubusazi n'ibindi byose biturangaza. Nuko imbuto yabihannye ngo bidahungabanywa n'icyo ari cyo cyose n'inyigisho z'izaduka, tugakurikira rwose ibitegekwa n'umwuka iz'umwuka tubwiye. Umuririmbyi yarinze aravuga ngo jya wumvira umwuka ngo ugwize urukundo, ngo nta soni uzagira uzabona Yesu. Dufite ibyo twahawe byadushigikira. Pawulo mu Efeso ibice 5 umurongo wa 15 kugeza kwa 16 aravuga ngo nuko mwirinde cyane uko mugenda, mutagenda nk'abatagira ubwenge, ahubwo mugende nk'abanyabwenge, mucunguze uburyo umwete kuko iminsi ari mibi. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana yahaye umuntu ikintu gikomeye kiruta ibindi byose twakwira, ubugingo buhoraho. Apana ubuzima bw'igihe kigufi. Yatubikije ikintu gikomeye, ubugingo buhoraho. Hanyuma ibushikitiza ibyabufasha kubungabunga no kubukwirakwiza no kubwitaho, ibwambika umubiri n'ibyo ukenera byose. Kandi nabivuga ngo tubinezererwemo. Ngo imari duha umuyobozi ariwe mwuka wera. Ibyo byari bihagije kwita kuri ibyo, ubugingo buhoraho n'imibiri yacu. Yaravuze ngo ntimukifuze iby'ejo mwibaza uko muzamumeze. Ikitubonye kikunyure udashaka ikindi cy'ejo kuko iby'ejo si ibyawe. Ariko inyongera iratumaze. Inyongera iratumaze. Inyongera iremerera urugendo rwacu rwo kunyura muri iyi si. Inyongera si mbi, ariko gusa iyo utarebye neza waba nka Dawidi. Twavuze ngo Salomo ntiyatewe ikibazo n'ibyo yasabye Imana, ariko ibyo yongera uzamubera igitangaza. Kana kure Nibyo byamushajije. Bwa bwenge arabutakaza. Zatumye yandika mu gitabo ciwe mu rwandiko rw'ibice 3 umurongo 17. Kugira ngo ubwenge nyabwenge ubwo ari bwo agereza kugenda, aravuga ngo ubwo bwenge buva mu ijuru, ngo irya mbere murabona. Amen. Ngo kandi nubwo amahoro, ineza, bwemera kugirwa inama, babazi n'imbuto nziza, utarobanura ku butoni, kandi utagira uburyarya. Ubwenge Salomo yari abutakaje kubera kwivanga kuzana abo Imana yamubujije muri
nezerwa ubwami bwe butigeze bugira intambara yawe inyongera y'icubahiro n'ubutunzi bwinshi bituma umutima yoba urahaba uva ku Mana uragenda uja mu nyongera. Ubwo bwenge yari yarasabye Imana ntiyaburiye ntabwo yigeza uko yaje kubugumana ntabwo bwari kumwemera kubamira ibigirwamana. ubwo bwenge yari yasabye Imana ntibwari kumwemera kugira abagore 1,000. Ntabwo byari gushoboka. Ntabwo ubwo bwenge buva mu ijuru bwari kumwemera kutagirwa inama ngo agire umutima byashobokaga. Ariko icyo yongerewe abantu bose bagira amatsiko kuja kureba ubwenge bwo kwa Salomo no kureba ibintu byari bitatse. Haraho uzadusomeka ngo arimbishijwe kurusha uburabyo. Ngo kandi icyo umutima we wifuzaga cyose yarakibonaga. Ariko izo zari inyongera z'igihe gito kuko yabayeho igihe kirekire icyo yagize cyose kurama kwe kose kwari gufite igarukirizo. Nyuma yabwo arafata inyongera zitazahoraho ziraturimbuye ziratumaze zitujanye ubwenge. Abantu bararikiye inyongera aho kurwana ku bugingo n'umubiri dufite ari wo rusenga rw'umwuka wera ngo tuyoborwe n'umwuka wera ari byo twitaho. Inyongera Imana igenda itwongera n'itugiriye nabi. Umuntu utakoresha neza atarebye neza yamujana hato. Ibyo twongerwa tubisabye cyangwa tutabisabye nibyo bitumaze. Imana ore mwiza cyangwa umugabo mwiza iyo ni inyongera. Imana yaguha abana beza ni inyongera. Imana yaguha amashuri menshi iyo ni inyongera. Kono kuri amafaranga ni inyongera. Kuba mu muryango munini kandi mwiza ni inyongera. Success zose wagira n'ibindi ni inyongera. Amena. Kuba muri Amerika ni inyongera. Kuba muri Australia ukaja mu Burayi ukaja hariho hose bihugu bitandukanye byo muri Afrika ni inyongera. Yego. Kugira grade runaka ni inyongera. Runaka muri societe ni inyongera. kono kuri Ariko ibyo nibyo birangaje abantu. Bibamaze ubwenge bagiye kumera nka Salomo bibaga ibikibisanye twabikijwe. Turibanda ku nyongera turakora dushakisha inyongera. Imana idufashe cyane. kono kuri Umuntu aragoye umuntu azaburabuza iyo Imana yari bicujije ariko ndishobora kwicuza kuko yari imuzi. Ariko Imana si umuntu ngo yicuze. kono kuri Tibishoboka. None reka tube nk'abibukanya tuvuge ko ukuntu umuntu azagora Imana igize gutya igihundira amateka. Njyewe nawe tutageraga n'ingorofani tutageraga n'igare tutari tunarizi bamwe batari banazi. Usigaye ufite imodoka 2 3. Twageraga inzu habe n'ikibanza. Nayo kukodesha cyari ikibazo. None ufite amagorofa ufite amazu meza ufite amafaranga muri konte ufite amabenefit ari suka buri munsi. Ino mubari mu guzino hari igihe kizakigira ngo wagira ngo amatax return ugasanga afite amafaranga ibihumbi n'ibihumbi by'amadolari. Izo ni inyongera. kono kuri Ariko zishajije abantu.
barahindutse umuco urahinduka ibintu birahinduka inyungu maze agaciro ivyandangagaciro Imana yaduhaye ibifite agaciro byo kwitabwaho zaribagiranye kono kuri ugasanga Imana ikugiriye neza umugore n'umugabo bafite konte ariko barasaze abagabo barasaze abagore barasaze inyongera yabashajije urasaje bari mukuru ko bigenza mwakaje mu biyobyabwenge abandi batangiye kwigana abandi banyamahanga bagakora nk'izo bakora kubera inyongera kandi baronse amashereka arimo amasengesho ariko kubera inyongera Imana yaguhindura amateka aho kugira ngo uyaheshe Imana icubahiro inyongera igatuma uva kuma babate iyo bihanganye nk'umugore n'umugabo bakihangana bakagira konti ihinduka ikibazo umugabo kubazwa n'umugore uko yagenje amafaranga buri munsi mu rugo barwanuse nk'urukiko aya ngaya wayohereje kubera iki igahinduka ikibazo ntimwageragayo mubika nawe mwabonaga ko ari ukuyabona nyine mayakesheje Imana none barabongereye bahaye uburyo aho kuyumvikaniramo ni ukuyaryaniramo ingo zitakaza agaciro zihinduka rezareza mwerutse kumva sinzi aho byabaye umugabo ngo yaragiye umuntu uri muri Afurika bamubwira ati unagize ikibazo narwaje umwana nshuti yanje ushobora kuba barabanye barase none umbabarire nagiye kwa muganga banca amafaranga amadolari n'amadolari 200 uyanyohereze nyamuneka untabare mwana wa data ati rwose ntunde kuvuga menshi reka nkohereza amafaranga arayafasha arayamwohereje bari basanga ikonte ngo n'umugore yohereje umuvandimwe ati ngaho ukemura icyo kibazo mwihangane ntabarambira tuganira amagambo y'Imana mureke tubwirane bibukanye iminsi ni mibi rwose ngo arayohereza amaze kuyohereza umugore abona ko amafaranga akuweho kandi atamenye uko agiye ngo ashitse mu rugo umugabaza umugore ngo se aya mafaranga muranyumva ego turakumva Bishop ngo abaza umugabo ati se aya mafaranga 200 wohereje bayoreje ati nayoje kanaka afite ibibazo ibi nibi umugore ngo ararucara rumira ati sawa ego mu gitondo ngo arazinduka ari kuzi 9,000 jugujugu no kwasi ego abzoherejeyo ngo bigeze yaratekereza isatari kunyira naka wanje nabyaye tatuye ikibazo afashe 9,000 z'amadolari binyohereje amafaranga yozana gobwe umuvyeyi uzi gutekereza ngo arayafashe arayabitse ego umugabo mwaje kwikoza kuri konti asanga 9,000 byavuyeho ngo agaruke ngo baze umugore ataho ejo nje kuyo 200 utambwiye nanje mfite uburenganzira bwo kuyakoresha ego yumvaga satani yinjiye mu rugo yanyongera ihindutse ikibazo arambwa ati nintarayabona ngo agaruke hano uko ndibona mwirugo sinkakubona inkuru iragenda bigere kuri se w'umukobwa ati yambaye ngase nababwiye nimufata amafaranga vuba bamwohereza umwe nari mbizi ko uyu mwana yakoze bidakora amafaranga aragaruka uhawe igisubizo aho kuva ubyishimiyemo ubinezererwemo uberemo Imana ishimwe no kuyihimbaza gihindutse ikibazo inyongera Imana iduhigahinduka ikibazo aho gusabana nayo gusabane n'abawe n'abandi inyongera yindutse ikibazo Imana tubabarire ego kwita ku bana birananiranye nuko kuvuga ngo uramushira muri dekeya ngo kandi utamushize ngo sizongera kubyara bagacutsa imburagihe ego
hari igiteye mu bihugu byose kirazwi ngo ni right, ngo ni uburenganzira. Ni igitangaza, nta muto nta mukuru bose ngo bararesha, ngo ni uburenganzira ntawe ugisumba uwundi. Za kampani n'inyongera abarimo kuzikoramo hano n'abafite amafaranga menshi kagenda zikatunaniza imibiri. Imana twayigize ya nyuma. Gusoma ijambo ry'Imana byaribagiranye, no gukunguta biri umunsi wo guterana nabwo ugize Imana utakoze. Inyongera ziratumaze, inyongera ziraturangaje, zatugize abasazi. Ariko bantu b'Imana muri ritorero ni igihe cyo kwibutsa abantu, tugashyiraho za garde-fou, tukabwira abantu bakagenda batarangara. Duterera umusozi uruhanije ariko mu mpinga zawo hejuru dufite udutege amaboko kutwakira. Amen. Telefone za Afrika ngo zirabaruhije ntibakizitaba. Ariko kibazo tariko ukuzi waje ababigerageje ntibizakunda ni bangahe. Uwagusubiza ukazaza uhamagara nkabo, nabo bakaza hano akaruza zubahamagara, wabikunda? Zanumva ababyeyi bakuru bashimye kandi bakava ngo aho gusaba wosabwa. Imana ikaguha inyongera ko wabigisubizo cy'abandi benshi, ariko basanga kura byivovotera. Ngo aba nabo barakabije, ngo ibi nibi bakivovota. Nyamuneka aho gusaba wosabwa. Abana babaye ibyigenge bagenda ngo batekeza ngo kwigana abanyamahanga, ngo niyo mibereho yabo niyo myiza, niyo myifatire myiza yabo, ngo y'abavyeyi yabo ntango ngo ni yakera, kugaragaza ngo bagaragaze ko bageze mu Burayi, bageze muri Amerika, bari muri za Canada, bari za Australia, ariko ubu bitandukanye. Umuco wabo ngo nubuswa, ngo ni ibyakera. Bamwe basigaye bavuga abadamu n'abandi ngo twaribohoye, ngo turaringaniye turaresha, tugomba kuba abanyamahanga babayeho. Kandi ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ntimukaje muri bo, ngo kandi nabo ntibakaze muri bo. Abantu barasaze pe, basazijwe n'ibishira vuba, kandi uza iyo nyongera niyo yihawe uko yangana kose. Ejo twaravuze ngo twicaye hejuru y'ubutaka. Aho uri hose, igihugu cyose urimo, umurwa wose urimo, wicaye hejuru y'ubutaka. Umwanya wose bwakwasama bukakumira. Kandi tuzujana n'izi nyongera, uzuzisiga zikaribwa n'abasigaye bataziruye cyane, batazi niyo zavuye, batazi niyo zavuye, batiyuhiye icyuya, kandi bakaziye batagushima. Ariko nizo zidusajije. Urukundo rwarashize, kumenya uwawe ntibikibaho. Ni ukugira ngo umenyekane nushika ahantu baguha intebe z'ibizubahiro kuko wakize. Ni inyongera igihe gito cyane. Imana idufashe. Amen. Imvugo zarahindutse, ngo burya si buno, ngo turi mu bisubizo. Turi mu bisubizo, abantu bapfa buri munsi. Kwirinda no kugira ubwenge nizo zonyine zadufasha kumenya uko twitwara muri iyi si, muri iyi nyongera duhawe n'Imana y'igihe gitoya cyane. Amen. Reka mvuga abantu nk'abangaye bahawe inyongera n'ukuntu bayitwayemo neza dusoze. Reka mbere ku babyeyi b'abamama. Imana ishimwe cyane. Amen. Bagira urugero rwiza rw'umukobwa witwa Esteri, umwana w'imfubyi wakuze adafite se na nyina kurira kwa musaza we. Ariko igihe kimwe bari Shushani, habaye ikibazo ibwami, Imana yateguye undi mugambi. Ngo barava ngo batoranye abakobwa beza mu ntara zose zicogeye ko zari 127. Ngo nibamara babazane mu murwi Shushani batozwe,
bihezure bamere neza hanyuma umwami azashake nk'umugore. Esiteri umukobwa w'umunyamahanga muri icyo gihugu ariko mu bwoko bw'Imana wamenye Imana. Imana ishimwe. Amen. Amen. Aragenda aja muri abo bantu. Utekereze gupiganirwa umwanya w'ubwamikazi wo kuba umugabekazi. Ugahura n'abantu b'imico itandukanye 127 mutorezwa hamwe umwaka wose. Nimutekereze induru zari zihari, gushwana kwari guhari, gusebanya kwari guhari. Ariko Esiteri kuko yari inyongera kugeza avanga ubwiza bw'umukobwa bwamugeza ibwami ngo ariko ubwenge nibwo bwamutuzayo. Yego. Yari afite ubwenge buva mu ijuru, yari afite Imana y'Abayuda, Imana y'Isiraheli. Ngo agezeyo ni nkaho yagendeye ku ijambo Pawulo yandikiye Abakolosayi ibice 4:5 azatubwira ngo mugendere mu bwenge kubyo mugirira abo hanze, ngo mucunguze uburyo mwese ijambo ryanyu rifatanye iteka n'ubuntu bw'Imana risize umuntu, kugira ngo mumenye uko mukwiriye gusubiza umuntu wese. Esiteri gitwara neza, ntiyashanukaga. Nubwo arahawe inyongera yicaye ibwami ahategurirwa kuzaba umwamikazi atazi ko azanatorwa, yabaye igisubizo cy'abandi bari bavuye muri izo ntara zose. Bapfukama basenga ibigirwamana by'iwabo ngo nubwo bazatorwa agapfukama basenga Imana y'Isiraheli. Byari byavuzwe nk'umwami azatunga inkoni aza bamugeza umugabekazi azicara iruhande rw'ishweka. Kubera kwitwara neza mu nyongera yahawe yo gushika ibwami, afite ubwenge buvuye mu ijuru umutubuzi bw'Imana ahinduka umugabekazi ahinduka umugore w'umwamikazi. Umugore w'umwami. Uwo ni umudamu. Inyongera ntiyamukanze wavuge ngo mvuye muri rwa rugo rw'ubukene rw'ubuzingezi bwami, reka ngaragaze ko bizaba kose hari icyo nzahava. Abandi bitwara nabi ngo bakagenda bakaja mu nzu z'ibwami, bashikayo ngo umwami akabararana akabakora ibyo ashaka mu gitondo ngo yamugaya, ngo akava mu nzu z'abakobwa ngo bagashirwa mu nzu z'abagore. Si abagore bafite abagabo, si abakobwa bagifite abakobwa bagifite ubusugi bwabo, bakabashira mu zindi nzu. Ariko Esiteri kubera icyo yarabise tugomba kurwanira. Haleluya. Haleluya. Ngo yaraserutse gusa umwami amoye nabwo atari kuva nabaho sinabona bene uyu mukobwa. Nawe ubwiwe ndaga ngo ariko amubona kumva yajuguma imbere ye. Ko yamubonaga mwima. Wahita mutunga inkoni araza mwicazaho. Nubwo Imana ifite n'inkono apulaye kuzamukoresha kugira ngo ubwoko bwa Isiraheli burengerwe. Ariko no kwitwara kwiwe neza yakoresheje ubwenge bumutuzi bwa. Ubwenge bugira imbaraga kurusha ibindi bintu byose. Imana ishimwe. Amen. Tukasanga umugabo Danieli simutinda umuramuzi. Yagiye ari umunyagano ariko ageze ubwami igisonga cy'ibwami mu butegetsi bw'i Babuloni. Ariko ibyo yashinzwe byose ngo abijere neza yahemukira Imana. Bwarakeye baravangwa igihugu cyose Imana Danieli. Ntiyakanzwe n'inyongere kuba ari ibwami ari guverineri. Inyongera ntiyamukanze, yari inzu yabikijwe akomera ku Mana. Ako twebwe inyongera tumaze abantu bari kugenda batitse amaguru, bahinduye ingendo n'imvugo zarahindutse kubira inyongera yakanye. Nehemiya yari ibwami, ari umuhereza wa vino. Utogongera kuri vino umwami akabona kuyinywa. Yari inyongera, aba umuhereza w'ibwami, ariko ntiyarangajwe n'iyo nyongera yahawe.
wakwicara aja kubaza amakuru y'iwabo umunsi umwe ngo amaze kuyamenya neza yiraburirwa mu maso ari ibwami yari yataburaye ari gukontorora ibikorwa gukora umwami zose yego ibirava ngo aricara ararira ngo ariyiriza ngo aseruke imbere y'umwami aramwitegereza atari ko mwamuhungu we n'icyo wabuze muri urugo rw'umwami undi ati ntacyo nabuze ariko hari amakuru nabwiwe nukuri nuko amarembo y'iwacu yahiye n'umudugudu warasenyutse n'abagore babaye ikisebo sinagira amahoro sinarya ngo byike mu nda mwami sinaryama ngo sinzire ngubwo ndi hano iyi nyongera ntiyandangaza Yerusalemu wahindutse amatongo n'ibituro by'abasogokuruza byarasibye nukuri abagabo mwana we kwari bataza barangazwa naho bageze ibitambuka bigatambuka tubireba wagenda ntubijane ngo birakurangaje yego Salomo byaramurangaje ariko abagabo tuvuze n'uyu mugore n'abandi tutavuze ni benshi tugera kuri Yozefu amaze guca muri aya makuba no kuri za prison n'ahandi arazamurwa ibinyongera abigisonga biziva nta wundi wari hejuru ye keretse Farao keretse umwami wari hari cyo gihe Farao nta wundi ariko inyongera kuri yo ntiyigeze mukura kumenya icyo arazi icyo yabwiwe n'Imana yaragikomeje icyo twabwiwe muri Sunday school icyo twabwiriwe iwacu mu kutano icyo twabwiriwe aho twabaye hose nubwo wakirengagiza kiza gikomanga ku mutima ke kugira ngo ari kuza wibuka uko nukuri inyongera imaze abantu urahabwa amahirwe wahabwa ikintu runaka bazamurwa mu ntera runaka ukagira ngo none no gupfa ntuzapfa cyangwa ukibwira ko urubanza ruri imbere yawe warusinze ariko tugira ubwenge Imana yaduhaye ubwenge turutisha ibindi biremwa byose umekera mwuka w'ubugingo itanga umwana wayo araducungura utakaza ibyo bintu by'agaciro kubera inyongera zigiye gito peu importe icyo waba ufite cyose n'icyo akanya gato ntawe uzakijana Yobu yaravuze ngo navuye mu nda ya mama nambaye ubusa nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye ariko ibyo ntituzwa tubitekereza ntituzwa tuzumva kandi turabarekeza buri munsi tugareba ukuntu tubajanye gutyo asize abana asize abuzukuru asize abakazana asize abandi asize base waba asize imiryango tukaja tukiaragura tugataha ibyo yasize byose tukabiye dutuje tuburiwe n'ijambo ry'Imana ngo ntimurangare turi mu bwari babandi babasazi bagenda muri isi barangaye nubwo hari ibintu byinshi hari imiraba hari ibintu biba biducunda n'ibindi byose tugende dufite umutima ufite intego tuzamuka umusozi biruhanye uruhije ariko mu kurenga kwawe tuzinjira heza cyane amen Imana ishimwe amen ntitugomba twibuka ibyo Salomo yavuze nawe yabajijamo ngo yashatse no kwigana kuba umusazi ntacyo atagaragaje ngo ashaka kunezeza ubuzima bwe ariko nyuma aza kwigarura aravuga ngo byose nasanze ari ubusa Salomo umukozi w'Imana asoza neza asanga inyongera itari kumubuza Imana ye arongera arayigarukira nawe naje umunsi turabwiwe inyongera ufite uyikoreshe kuramya Imana no kwihimbaza ireke kukujana kure y'Imana usigaje ntuyizi nubwo ufite ibyamirenge n'amadiplome n'amadoktora ufite yose ntayo bazashira mu isanduka nta nuzayakoresha mu bana bawe cyangwa mu bandi bagukomoka biza bisigara bikajugunywa ntawe usigara umwanya wakoraga ngo amuheze ya position wari ufite
tureke kurangazwa n'inyongera ni yakanya gato twiyegurira Imana inyongera duhabwa tuyikoreshereza Imana dufasha abandi tubane n'abandi bose sehemu yangu rafiki yangu wewe katika safari